ku byo abafana ba Kiyovu Sport bibaza ko Kiyovu Sport itari kuvugwa ku isoko, noneho katubaza niba hari abo twamaze kugura. Ndagira ngo nkumenyeshe ko Kiyovu Sport ni ikipe yiyubatse mu myaka yashize, kandi abakinnyi twajyaga tuganira nabo babaga bafite imyaka myinshi, abenshi twabahaga imyaka myinshi, kuva kuri 3 cyangwa abo byanze tukabaha 2. rero niyo mpamvu tutari kugaragara ku isoko, cyane ko abo twasozanije amasezerano hari abo twongereye amasezerano. Rero abo twihutiye kurangizanya nabo hakiri kare, ndetse n'abandi bakinnyi twari dukeneye nabo twihutiye nabo kubashaka. Nta bakinnyi benshi twashakaga, cyane ko ekipe twari dufite 90% izaba ihari. Urumva rero ko mu bakinnyi ntabwo twagombye kujya ku isoko cyane, kuko ibyacu byari bihari. Ni kuri iyo mpamvu nsa n'uwashubije kubo twamaze kugura. Ngira ngo kuri 3 twashatse umukinnyi twavanye muri Marine witwa Felicien, ndetse no ku mukaseri uriya wagomye kuza gusimbura Sare, nawe twashatse uriya nawe wo muri Marine witwa Fordouar. Abakinnyi twasuzanije nabo hakiri kare, ndetse no kuri ba rutahizamu ngira ngo mwabonye ko Bertrand nabo twabikoze hakiri kare. Ku yindi myanya abakinnyi bose barahari. Kubo bandi twagomba kongera amasezerano, bien sûr harimo nka Serumogo, ngira ngo yabo wabonye ko yongerwa amasezerano, ndetse no mwizamu n'umuzamu Kimenyi Yves nawe yongerwa amasezerano. ni ukuvuga ngo twebwe ibyacu twabishoje kare, icyo dusigaje ni ukongeramo amahirwe makeya nko muri atake twari dukeneye kongera amasezerano. Emmanuel Okwi niwe turi en contact, hari ibyo turi gukorana kugira ngo ibintu byose bigende neza. Nawe mu gihe gito muraza kubona yongereye amasezerano. Ngira ngo kuri ibyo ngibyo nicyo nagutangariza kubo tugomba kongeramo. Hari abakinnyi nabo duteganya kuba basohoka, nihagira basohoka hari undi mukinnyi uzava muri Senegal, ngira ngo mwaramwumvise nawe uwo mukinnyi. Umbajije ikibazo cy'abanyasudani 2 basinye amasezerano ariko bifuza ko bazasesa amasezerano. Ikibazo ko gihagaze nuko twasinye amasezerano n'abanyasudani 2, ariko tubatuma ko bajya kuzana ibyangombwa, cyane ko twumvikanye ko tuzabaha amafaranga mbere yuko baza gutangira saison. Ibyo biri muri kontra yabo, ariko tubatuma ko bagomba kutuzanira amadokima yabo. Ngira ngo uyu mukinnyi avuye mu yindi ekipe agomba kuzana amadokima, release letter na TPO. Izo dokima twarazibatumye rero kugira ngo tubashe kubakorera, tubashe guprocessinga ibijyanye na payment zabo. Ntabwo barabitwoherereza, niyo mpamvu bo bifuza ko tubaha amafaranga hanyuma bakatwohereza dokima. Tubabwira ko bidashoboka, ahubwo ko bagomba kutwohereza dokima, iyo release letter na TPO, natwe tukabona supporting document yo kugira ngo natwe du processing payment zabo. Ndumva kugeza ubu ngubu ntabwo barohereza izo dokima. Natwe twatangiye kubigiraho impungenge, cyane ko dokima izo ngizo ntabwo ari ibintu birenze kubona release letter yo watandukanye na ekipe ndetse na TPO. Ibyo ni impapuro ni ibintu ufitiye uburenganzira bwawe bwo kubona, bitafite ikindi bisaba yo watandukanye na ekipe cyangwa washoje amasezerano yawe. Natwe twatangiye kugira impungenge ni iyihe mpamvu kubona izo mpapuro, ibyo byangombwa bibagora. Ariko kugeza ubu ngubu nitubona ibyo byangombwa nabo tuzaprocessinga nk'uko duprocessinga ku bandi bakinnyi bose. Ariko mu gihe bitaraboneka ntabwo bitu, cyane ko twatangiye ko hari n'abandi bakinnyi turimo twashatse twateganyije mu gihe abo baramuka batabonetse. Umbajije ku ifoto yasohotse, mwabonye ndi n'umutoza Patrick Osems, wahoze ari umutoza wa FC Leopards yo muri Kenya. Nibyo koko
twagiranye ibiganiro nyuma y'uko umutoza wacu mukuru na staff ye bagiye, twarambagije abatoza benshi. Rero nawe ni umutoza twagiranye nawe ibiganiro, twahuriye mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Nîmes turaganira, ibiganiro bigenda neza. Hari ibyo yadusabaga natwe hari ibyo twamusabaga, byose twabyumvikanyeho bigenda neza. Ubwo tumusaba ko tugiye kunoza ibijyanye n'amakontra tukayamwohereza nawe akabisoma neza, hanyuma akazaza gusinya dutangiye shampiyona, akazasinyira mu Rwanda mu buryo buri official, kuko ibintu byose twabiganiriye neza. Ngira ngo nta kindi gihari, naza kudusinyira, cyane cyane ko yaba na staff twayiganiriyeho, yaba n'ibindi byose bisabwa abakinnyi biki byose twari en contact. Ni ukuvuga ngo nabyo byose twabiganiriyeho, igisigaye ni ukuza agasinya. Nasinya azaba ari umutoza wa Kiyovu Sport. Wenda unsabye ko navuga no ku bindi twaganira bijyanye n'abatoza bazamwungiriza abo bazakorana. Ni umutoza ukunda kuza akagira icyo asiga mu gihugu. Twamusabye ko twifuza ko twabona umutoza na staff bari stable, bashobora kumarana na ekipe igihe kinini, noneho akagera icyo ageza kuri ekipe. Twamusabye ko twazasinya na kontra y'imyaka 5, gusa tuza kwemeranya ko twatangira ku myaka 3, iyo myaka 3 yarangira neza akaduha indi 3. Ni ukuvuga ngo rero azaba ari umutoza wa nadusinyira, azaba ari umutoza wa Kiyovu Sport, azakorana na Mateso Jean de Dieu. Niwe wabyifuje ko yareba mu batoza b'amacentre de formation. Muzi ko dufite amacentre de formation n'abatoza bagera ku 15 bari muri ayo macentre de formation, bakaba bakuriwe na Mateso Jean de Dieu. Dusanga rero ko yahitamo ko yakorana na Mateso Jean de Dieu, usanzwe uzi ikipe, usanzwe uzi u Rwanda, uzi abakinnyi bo mu Rwanda, kandi noneho azi na Kiyovu muri rusange. Rero nyuma yaho harimo arishakira na préparateur physique. Préparateur physique nkeka ko hari uwo bari kuganira nawe uzaturuka mu gihugu cya Uganda. Umutoza w'abazamu nawe turimo turaganira n'uwahoze ari umutoza w'abazamu bamukura, nawe ndumva ibiganiro bigeze kure. Ubundi tukazagumana na team manager ndetse na wacu Kigundi Ibrahim na kit manager Yusufu. Ndumva staff technique ya Kiyovu Sport ndumva yaba yuzuye, nabo ngabo maze kubabwira. Murakoze.